ubukwe bukaba ariko se ibimbayeho si ugukatirwa bakansebya bakanyandagaza ibyanyabyo n'ibitari ibyanyabyo. ariko ravuga ko basambanye. Ese kuki wasambanye uri mu myiteguro yo kubana n'umuntu? Si witwa Chita? Izina ryawe ni Chita, ndakuzi. Hari ahantu ziba bapima ko umukobwa ari isugi cyangwa atari isugi? Uri yose? Nimba hahari ndemera uriyo? Uriyo. Uracyari isugi? Ndacyari isugi. Urumva byatewe n'iki kugira ngo agushinje ubusambanyi kandi wowe ubizi neza ko kuva wavuka bitaraba? Ari kumbeshyira kuko kuri ari kunyandagaza, ari kunyangiriza izina nahawe na Juno n'Imana. Biriya ntago ari byiza, ahubwo niwe muntu ukora ibintu bijyanye n'ibya fake. Twaravuganye mu minsi yashize, ndamubwira ati se wamaye ibikoresho byanjye naguhaye ugiye kujya muri ghetto, wamaye teripie yanjye na mikrofone na machine, ko naguhaye ibintu byinshi byibura simbure na duke ndokoramo. Ariko mukanya mukubaza aho wambwiye ngo uramukunda. None se ko mbona umuntu yansikaminze nkomeze mukunde cyangwa mbivemo nihangane? Ntabwo mbizi. Nkomeze mukunde nzanafe mukunda? Ntabwo mbizi, abantu baraza kukugira inama. Banyarwandakazi, nkomeze mukunde cyangwa mbivemo? Kuko kumukunda nzapfa. None se akarere ka Kicukiro kagusubije iki kubijyanye no gusezerana? Nago nagiye mu karere ka Kicukiro, nagiye mu karere ka Nyarugenge. Barambwira ngo kandi bambwiye mu murenge wa Gahanga. Njyewe njya gusaba umurenge, nawusabye mu murenge wa Gatenga. Ariko kubera ko njye nuyi Nyamirambo nandikiye umurenge wa Nyarugenge. N'igipapuro nanditse, usibye ko ari kirekire nshobora kukibona hano nkakikwereka. Baragusubije? Njyewe nagiyeyo narabandikiye, ariko umuntu w'umurenge wari inshuti yanjye nyine ufasha nyine abantu bo ku murenge arambwira ngo jyayo ugiye nko mu buryo bwo kubibutsa. Njyayo nahuye n'abayobozi benshi pe sinkubeshye bakorera hariya, baranganiza barambwira ati wa mukobwa we nta mpamvu n'iyi nimwe ufite yumvikana muri urwo rwandiko wanditse, nta mpamvu irimo yumvikana. Inyandiko bemera ko zirimo impamvu zumvikana ni igihe umukobwa atwite, igihe umukobwa atwite cyangwa warafashwe ku ngufu, yego, cyangwa warabyaye, nyine hari impamvu, cyangwa umugabo wawe agiye kujya hanze. None igihe kikagera mukaza kwiyunga. Rero icyo mvuga nanashishikariza abakobwa ngo uriya musore bamwirinde. Uriya musore Joyeuse aho yarimo asobanura ukuntu yasikaminzwe, ukuntu yagiye ku murenge kwandikisha, akongera agasobanura ukuntu nyine mbere yo ku murenge ukuntu byagenze kugira ngo ubukwe bwabo butazaba. Nuko ngo rero Joyeuse bagiye kwandikisha umurenge, asigaye bagiye kwandikisha umurenge, gitifu umurenge arababwira ati rero ubu ngubu ntabwo byakunda ngo kereka niwandikira umuyobozi w'akarere, mbese akabahereza akabona kabemerera n'impamvu. Nuko ngo iyo utujuje imyaka ngo uragenda ngo bakakwandikira, bamara kukwandikira nako wowe uragenda ukandika, wamara kwandika ugasobanura n'impamvu nyamukuru igiye gutuma ushaka utaruzuza imyaka. Joyeuse rero nawe mu rupapuro cyangwa se mu iletere yatanze bamubwiye yuko iyo letere itujuje ibyangombwa cyangwa se itujuje ubusobanuro buhagije kugira ngo Joyeuse abe yakora ubukwe. Ngo byagenze gute rero? Ngo bakimara kumenya, yasobanuye n'uburyo iriya invitation y'ubukwe impamvu yatumije bayisohora ko byatewe n'umukunzi we. Icyo ni ikiganiro Joyeuse akoze mu kanya gatoya. Nuko ngo rero iyo invitation Joyeuse bakimara kumwangira umurenge yaraje ngabibwira umugabo. Amaze kubibwira umugabo, wa mugabo aramubwira ati ngo tuzagerageza ngo turebe. Amaze kumubwira gutyo Joyeuse aravuga ati se none ngo byagenda gute? Ngo bari barahanye itariki yo kuba bakora ubukwe mu murenge, barawihaye. Noneho Joyeuse
ngo bamushuka kugira ute gusohora invitation. Amaze gusohora invitation we aragenda atanga n'amazina y'ababyeyi, noneho aravuga uriya aramuba Joyeuse ababajije umugabo we, ese ko wowe udatanga amazina y'ababyeyi kandi hano bari kuyadusaba. Joyeuse we yatanze amazina y'ababyeyi we, asigaye umugabo ntiyatanga amazina, aramubwira ati papa ntabwo yabyemera. Urumva bya bintu byabo byarakemanzwe nabo ubwabo. Joyeuse abwira Dr M ngati ngibyo bintu papa ntabwo yabyemera. Joyeuse ni ikiganiro yikoreye kuri Kita Magic. Joyeuse ni ikiganiro nyine akoze. Asigaye Joyeuse avuga nyine ko we bashakaga kwirira amafaranga y'aba diaspora. Bavuze yuko bashakaga kwirira amafaranga y'aba diaspora, kandi bavuga yuko ibyo bintu nyine nawe ubwe atajya kunda prank. Asobanuye no ku kibazo rero cyabiteye no kugira ngo ya prank ya mbere Joyeuse ayikore, nacyo yagisobanuye ko ari filime yararimo gukina, asigaye yifitiye utubazo nyine. Murabizi umuntu afite agakrize k'amafaranga cyangwa se ibibazo by'inzu by'iki, ibintu bigenda bitugonga mu buzima bwa buri munsi. Hari igihe umuntu ageraho akiyambaza ibintu bitagize ute bidashoboka, we akabigira ngo ibishoboka kugira ngo yanzira ayirenge, kugira ngo abeho nyine. Kuko uyu munsi rero naje mu bibazo bimaze iminsi biri kuba kuri Joyeuse ndetse n'umukunzi we. Nuko ngo Joyeuse murabizi ibibazo bimaze iminsi biba, aho bagiye bavuga amagambo menshi cyane, abantu benshi bagiye batandukanye, cyangwa se ndetse n'amagambo yavuzwe n'umukunzi we. Ibyo bintu mwarabyumvishe, ni ikiganiro cyabaye ndetse n'ibyo Joyeuse ubwe yitangarije kwa Buryohe TV ndetse n'ahandi yagiye akorera. Uyu munsi rero haje kugaragara ikiganiro kwa Kita Magic ya Joyeuse, aho yarimo asobanura ukuntu yasikaminzwe, ukuntu yagiye ku murenge kwandikisha, akongera agasobanura ukuntu nyine mbere y'uko umurenge ukuntu byagenze kugira ngo ubukwe bwabo butazaba. Nuko ngo rero Joyeuse bagiye kwandikisha umurenge, asigaye bagiye kwandikisha umurenge, baragitifu umurenge arababwira ati rero ubu ngubu ntabwo byakunda, ngo kereka ni wandikira umuyobozi w'akarere, mbese akabahereza akabona kabemerera n'impamvu. Nuko ngo iyo utujuje imyaka ngo uragenda ngo bakakwandikira, bamara kukwandikira nako uragenda ukandika, wamara kwandika ugasobanura n'impamvu nyamukuru igiye gutuma ushaka utaruzuza imyaka. Joyeuse rero nawe mu rupapuro cyangwa se mu iletere yatanze bamubwiye yuko iyo letere itujuje ibyangombwa cyangwa se itujuje ubusobanuro buhagije kugira ngo Joyeuse abe yakora ubukwe. Ngo byagenze gute rero? Ngo bakimara kumenya, yasobanuye n'uburyo iriya invitation y'ubukwe impamvu yatumije bayisohora ko byatewe n'umukunzi we. Icyo ni ikiganiro Joyeuse akoze mu kanya gatoya. Nuko ngo rero iyo invitation Joyeuse bakimara kumwangira umurenge, yaraje ngo abibwira umugabo. Amaze kubibwira umugabo, wa mugabo aramubwira ati ngo tuzagerageza ngo turebe. Amaze kumubwira gutyo, Joyeuse aravuga ati se none ngo byagenda gute? Ngo bari barahanye itariki yo kuba bakora ubukwe mu murenge, barawihaye. Noneho Joyeuse ngo bamushuka kugira ute gusohora invitation. Amaze gusohora invitation we aragenda atanga n'amazina y'ababyeyi, noneho aravuga uriya aramuba Joyeuse ababajije umugabo we, ese ko wowe udatanga amazina y'ababyeyi kandi hano bari kuyadusaba. Joyeuse we yatanze amazina y'ababyeyi we, asigaye umugabo ntiyatanga amazina, aramubwira ati papa ntabwo yabyemera. Urumva bya bintu byabo byarakemanzwe nabo ubwabo. Joyeuse abwira Dr M ngati ngibyo bintu papa ntabwo yabyemera. Joyeuse ni ikiganiro yikoreye kuri Kita Magic. Joyeuse ni ikiganiro nyine akoze. Asigaye Joyeuse avuga nyine ko we bashakaga kwirira amafaranga y'aba diaspora. Bavuze yuko bashakaga kwirira amafaranga y'aba diaspora, kandi bavuga yuko ibyo bintu nyine nawe ubwe atajya kunda prank.
asobanuye no ku kibazo rero cyabiteye no kugira ngo ya prank ya mbere Joyeuse ayikore, nacyo yagisobanuye ko ari filime yari arimo gukina asigaye yifitiye utubazo. Nyine murabizi umuntu afite agakrize k'amafaranga cyangwa se ibibazo by'inzu by'iki ibintu bigenda bitugonga mu buzima bwa buri munsi, hari igihe umuntu ageraho akiyambaza ibintu bitagize ute bidashoboka, we akabigira ngo ibishoboka kugira ngo yanzira ayirenge, kugira ngo abeho nyine, kuko iyi si cyangwa se iyi si turiho ni amayisha yenda nyine ni ugushakisha ubuzima. Niyo mpamvu nawe yagize ute yahise akora ya prank ya mbere ngo aratwite, aribwo Kita Magic yamubajije se yanda yavuyemo cyangwa ntiyavuyemo, nyine ni gutyo yabasobanuriye. We arenza hano aravuga ati abantu nabeshe mwese, abantu bari biteguye ubukwe, abantu bagize mumbabarire, ndabizi mugiye kunjira urubanza ariko ntihagire urubanca muncaho, ni ibintu bigenda bigaragara nawe ubwawe byakubaho. Urumva rero Joyeuse yageze abasaba n'imbabazi, kandi turabizi namwe muramukunda, ibintu muzagira ute muzagenda mubyumva. Aho Joyeuse yavuze n'agahinda kenshi cyane, agahinda gakomeye cyane, no mu kiganiro ejo bundi yakoze Joyeuse cyangwa ikiganiro twagiranye kuri telefone, mwumvishe ko yavuze yuko we akundura muhungu, kandi na n'ubu ngubu ku kiganiro basohoye Joyeuse yahamije neza avuga ati uyu muhungu ngenda mukunda pe, ariko natangajwe no kumusaba ibikoresho byanjye. Icyo kiganiro kikimara gusohoka nibwo yahise agira ute ahita inzira yo kumwaka ibikoresho bye. Ibikoresho rero Joyeuse we yitangarije ku giti cye, yavuze ko harimo tripod amaguru ya kamera, akavuga ko harimo microphone ndetse n'imashini. Avuga yuko ko nubwo bukwe mbere yuko bagenda kubukora bari baramanje batera imibare bakora projet nyine y'imishinga, rumva n'ubukwe bari bagiye gukora. Abaza umugabo se amafaranga azava hehe, aramubwira ngo abanyarwanda bazayishura, ngo abanyarwanda nibo bazishura iki ya mafaranga. Joyeuse ngo abantu bakagenda bamubwira ati se Joyeuse kubona yuko aho kuri garden patron mu garden hara ku Gisozi harahenda ni miliyoni 5, kandi uri kuvuga yuko nta mafaranga mufite, ibyo ngo bizagenda gute? Joyeuse waravuga ngo we yasobanuye avuga ngo nanjye ubwanjye narabibonaga ngiye ute ngatinya, nabibona ngumva simeze neza, nabibona ngumva nyine ntabwo ibyo bintu turimo cyangwa se turi kujyamo bidahuye, bitewe yuko umusore nanjye yarandakiraga twaganira ngumva arimo kuganya, twaganira ngumva ntabwo birimo neza, ariyo mpamvu nanjye nagiye mbikemanga. Umusore mu kiganiro yakoze yavuze yuko Joyeuse yasambanye n'abaturanyi be, no muri Kita Magic babimubajije araseka, no muri Kita Magic babimubajije araseka. Babimubajije ese Joyeuse ko umugabo wawe yavuze yuko yagufashe. Joyeuse atanga ubusobanuro avuga ati kino kintu abanyarwanda bakimenye, nge nturanye n'abamama, ngewe nturanye n'abamama, nta mugabo cyangwa se iki n'umugabo duturanye afite umugabo we afite umugore we, mbese nturanye n'abamama. Ibyo kugenda ari kuvuga rero nge nasambanye n'abaturanyi, ibyo bintu ntabwo bihari, icyo nukubesha, nukugenda kumbarabika no kunsebya no kuvuga ibintu bitari byo wenda kugira ngo mfate igisebo. Ariho abenshi bagiye batera umugabo amabuye ati ngibiki, ariho bagiye batera amabuye umugabo ngo mbese ngo nukubera iki ngibyo bintu ubivuze umuntu mwaryamanye, ariko we asobanura yuko batigeze baryamana. Ariho bamwe bagiye bavuga ati se urimo kuvuga ngo Joyeuse ni isugi, kuko no kwa Kita Magic aravuze ngo nge ndi isugi, nibe hari ahantu bapima ubusugi Kita Magic ngewe nakwemerera tukajyana ukampimisha ukareba. Urumva rero bya bintu byabo ntabwo byoroshye. Ese Joyeuse aho bamubajije akavuga ngo ngewe narasikaminzwe pe, anatanga agasopo ku bakobwa bose bizera ngo uramuhungu, aravuga ngo
mwebwe mukunda uriya muhungu cyangwa se mwifuza yuko mwaba mushaka gukundana n'uriya muhungu Dr M yaransikaminze, ni umusikaminzi, urumva ni ibintu byinshi cyane Joyeuse yagiye yitangariza. Iyi ni inkuru dukesha kuri YouTube channel yitwa Kita Magic. Iyi Joyeuse yakoreye ibiganiro ndetse n'ubusobanuro yagiye atanga ko yagiye abivuga n'ikiniga cyinshi cyane. Ikiganiro muragenda mukireba, turagenda tukanyuzamo gatoya kugira ngo mugende mufata ubusobanuro, murusheho kumenya ubusobanuro, ese byagenze gute, ese ni ukubera iki ibi bintu byabaye. Abenshi bagenda bibaza ngo ese Joyeuse kari bwo bwa mbere agiye mu rukundo, kari bwo bwa mbere agiye mu rukundo akaba atangiye kubabazwa kuriya, ese ni irihe somo arimo gusigirwa yazatangamo nk'umugabo akavuga ati nge urukundo rwarandyoheye. Abakobwa benshi cyangwa se abatipe benshi, buri ruhare rwose aba ku muhungu cyangwa umukobwa, iyi si ya none ntabwo bishimiye urukundo. Hari umukobwa wababajwe, hari n'umuhungu wababajwe mu rukundo. Nuko ngo iyi si ya none ntabwo ariko bose bishimiye ki urukundo. Joyeuse aho yagumye avuga ngo ese ko mukunda pe, ntamukunda nubwo biriya byabaye biri kuba, ariko nge ndamukunda, tubikoreho iki? Mukunde nzababazwe mpfe cyangwa mwihorere? Ibyo ni Joyeuse wabisabaga. Ese ngumye mukunde impfe cyangwa mwihorere nere kubabazwa, ahubwo nshaka ubundi buzima? Kita Magic baramubwiye ati ngo muri comment baragira ute, baraza kugusobanurira kugira ngo bumve wowe igitekerezo cyawe ndetse nuko wabikora, kandi uraza kubumvira. Joyeuse aragira, urabizi muri isi ya none ingo nyinshi cyane twagiye tubona ko ari izahanye amadivorce, basezeranye bagize ute, bakibaza ngo ese kubabara aya madivorce turimo kubona ava muri uru rukundo, ava muri uru rukundo cyangwa ava mu bindi bintu runaka? Aribwo abenshi bagiye babona n'iriya video y'uriya mugore wakubitaga umugabo we mu muhanda, bakavuga ati se iyi si ya none mu rukundo dufite, mu ngo bashaka kubaka cyangwa se bari kubaka cyangwa twe tuzubaka cyangwa n'abandi barimo kubaka, bimeze gute? Ni guwayi ni ukubera iki? Abenshi aribwo bagiye bavuga ati ngo abahungu batinye gushaka, bari gutinya gushaka kuba baro. Buri kintu cyose kibaye ni isomo, buri kintu cyose kigiye kitubaho cyangwa kiba kuri wowe ngewe nde, urumva ni isomo kandi rigenda ritangwa. Habaho kwishima, habaho no kubabara. Nge nagiye kubona mbona n'ikiganiro Dr M yasohoye arimo gusaba imbabazi. Nagiye kubona mbona n'ikiganiro Dr M we yisohoreye arimo gusaba imbabazi, arimo kuvuga yuko ibintu yakoze bitari byiza ibiki. Turaza gukora ikiganiro cyabyo murebe ukuntu Dr M yasabye Joyeuse imbabazi. Mwaranyarukira no kuri Dr M nacyo mukakireba kirambuye kugira ngo ufate ubusobanuro asigaye, kugira ngo ujye ureba ibiganiro byabo kugira ngo urebe ese ngo bahuye gute. Tugiye kuzana ukuntu Dr M na Joyeuse bahuye. Dr M mu kiganiro yakoze yavuze yuko Joyeuse yamuhamagaye amubwira yuko ashaka ko bakorana ibiganiro, ngo ko nta mukameraman afite, ngo ko nta muntu agize ute afite wamukorera. Dr M ngarabyemera, batangira gukorana badakundana. Batangira gukorana batagize ute badakundana. None Joyeuse we arasobanuye, arabamubaje se uriya muntu mwahuye gute? Nawe aravuze ati hari aho bahuriraga mu biganiro, ariko ngo
Dr M ngajya kumwirebera, urumva birimo amagambo nyine adasobanutse mu ruhande rumwe, ariko bose turabumvira kuko ni ba nyir'ubwite, ariko ntitwakumvira uruhande rumwe. Joyeuse baravuze ngo we arasobanuye ngo Dr M niwe agiye kumwirebera aho bakuraga ibiganiro cyangwa se aho Joyeuse atuye, atangira kumuhamagara ari kumutereta. Yatangiye amutereta biranga, Joyeuse ngarabyanga. None amaze kubyanga, Dr M amusaba ko bajya bakorana pranka. Dr M we ngo yasabye Joyeuse ko baba bari gukorana ama pranka. Joyeuse kuko nyine ariko kazi ke, ariko nyine niko kazi kandi kamutunze, kamugaburira, kamukorera buri kimwe cyose, kamwishurira inzu, ntabwo yari kubyanga kandi abonye uki aho bajya bakorana ngo umuntu yaza akagusaba mukajya mukina na filime. Joyeuse abarabyemeye, barakorana noneho nyuma ngo nibwo yaje kugenda girute amukunda, bitewe n'igihe bakorana n'ibyo bakorana. Urumva niba ari pranka bafite ukuntu bazikoraga, bivamo kuba yagira ute kuba yanamukunda. Asigaye Joyeuse barangije gukora ayo mapranka, bagenda bakundana birangira bigeze ku rwego twabonye. Ese Joyeuse ngamwe mu mureba cyangwa se abafana be muri rusange, niki mwakwifuriza Joyeuse ndetse niki mwamusaba? Ese urukundo arusubiremo cyangwa azarwihorere? Ndagira ngo muri comment namwe mushiremo niba Joyeuse azagumya gukundana na Dr M cyangwa Joyeuse niwe azagira ute. Yatangaje noneho n'imyenda we ariko we yivugiye ko yari yararangije no kugura ibirongoranwa. Joyeuse nawe rero sinzi ukuntu wenda hari yabifashe, azi ko umurenge bawanze, azi ko babanje na warabizi, ngo agiye kugura ibirongorano. Ubwo ibyo birongoranwa ko yarazi ko yabyanze, byibure iyo bakomeza bakadukubita amapranka yabo y'urukundo, tukabona ko ari pranka nguko na ba Miki baje bona aga bakubita pranka, ndetse na ba Derek na ba Ruga bakubita amapranka, na ba T Brown nabo bakadukubitira muri amurongo de ko abantu bari batangiye no kujya babakunda. Bakagombye kuzira muri ya murongo, ahubwo bakaduhereza ibiganiro. Ahubwo ndaje kugura ibirongoranwa kandi bazi yuko umurenge bawanze, none bagategereza imyaka ikuzura cyangwa byanaba ngombwa bakishingira bisanzwe. None imyaka yazakuzura akabona kugira ute kugenda mu murenge, dore ko numvishije yuko kugira ngo usazerane imyaka itaruyuzura kwaba hari impamvu ngebyiri cyangwa eshatu: kuba warabyaye iwanyu, kuba ufite inda, cyangwa se mugabo agiye kujya hanze mukabisaba kuko agiye kujya hanze katazaboneka. Ibyo bintu mukagira ute mukabisaba. Ibyo bintu rero Joyeuse ntabwo yakagombye nawe kuba yariteguye bene ako kageni, ahubwo bakagombye kubizana muri prank, tukagumya tukabimenya nga prank. Ariko ndibigira ute ndibirengerere ngo bigere kuri bene aka kageni. Urumva sinzi ukuntu bizagenda, ariko n'ikindi kintu ndimo kiteranye cyangwa se ndimukagira ute kuko abakundanye babarakundanye kandi bajye bavuga ngo yacende hacyurwango. Sinzi ukuntu bo babikora, wenda ubwumvikane bwabo umva ko Dr M yamuhamagaye, wenda bazasubirana. Ahubwo twebwe tubasabira ibintu byabo bibe neza, tubasabire niba bo gusubirana basubirana. Ariko buri Joyeuse nawe nk'umuntu utarize, nk'umuntu udafite umuryango muri Kigali, agomba kumenya ubwenge. Isomo, ikibazo iyo kiza kigusigira isomo, kuko ni ryo shuri ry'ubuzima. Buri kibazo cyose kikujeho kigusigira iki isomo, ni ryo shuri ry'ubuzima.
ni ryo shuri ry'ubuzima tuba tugomba twese kwiga kandi tukamenya, kubera yuko iyi si yo ntisakaye kandi iyi si ni muzungunuka. Ndagushimira cyane rero wowe twabanye kuri Bikari TV show, ndetse wowe ngushimira cyane wakoze subscribe, ndagira ngo usharinge iki kiganiro buri wese kimugezeho, kandi mwese mwumve mu butumwa, kuko ikibazo cyabaye kuri Joyeuse namwe cyababaho, kandi ndabakunda cyane. Ciao ciao.